Twongeye kubaha ikaze ndetse tunabifuriza ibihe byiza mwebwe mukunda gukurikira amakuru tugenda tubagezaho bakunzi ba Irene Plus Info One. Tugiye kuba twagenda tubaha amakuru agezweho muri aka kanya, amakuru yongeye kuba yagenda agaragara muri Afurika y'ibiyaga bigari ndetse no muri Kongo muri rusange, aho tugenda tugaruka mu ntara y'Iburasirazuba bwa Kongo, muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Akomeje kwa hagenda humvikana rwose amakuru akomeje kwa yagenda arikoroza muri Afurika n'ubundi y'ibiyaga bigari n'ubundi muri rusange. Akomeje kwa hagenda humvikana intambara zikomeje kwa zagenda ziba nyinshi, zikomeje kwa zagenda zisakiranya rwose uruhande rwa coalition ndetse n'uruhande rwa M23 ifatanyije na MRDP twirwaneho mu buryo butoroshye habe na gatoya muri izi teritwari zigiye zigize Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo muri rusange. Uyu munsi tureze twagenda tubagezaho amakuru yongeye kuba yagenda agaragara aho bise muri Minembwe hongeye kuba hakumvikana amasasu atari make. Tureze kubabwira zimwe mu ngabo zirwana ku ruhande rwa coalition, abasirikare bamwe mu bajenerali rwose bo mu mutwe cyangwa se mu gisirikare cy'abawazarendo baje kuba bagenda babikomerekeramo nyuma y'uko M23 ije kuba yarasana nabo n'ubundi mu rugamba rukomeje kuba rwagenda rubera ahangaha muri izi nce n'ubundi zaho bise muri Mikenke. Hakomeje kuba hagenda humvikana amasasu atari makeya habe na gatoya nyuma y'uko zimwe mu ngabo n'ubundi zirwana kuri ruhande rwa coalition, aba FARDC ndetse n'abawazarendo bakomeje kuba bagenda barwana n'umutwe MRDP M23 ndetse n'izindi ngabo bagiye bafatanyije ahangaha n'ubundi muri izi nce muri izi axes za Minembwe ndetse naho bise twavuga nk'ahangaha muri Mikenke n'ubundi bamwe muri aba bajenerali baje kuba bagenda babikomerekeramo. Ese ni bande? Ese ni bangahe? Tubize ko twagenda tubabwira ndetse turaza no kubabwira uburyo izo operation zaje ko zagendamo n'ubundi muri rusange. Tubize kandi kuba twagenda tubabwira urugamba rwongeye kuba rwakumvikana ahangaha muri izi nce za Uvira hongeye kuba hakumvikana amasasu atari makeya ndetse haje kuba hagaragara ingabo nyinshi zo ku ruhande rw'aba FDLR ndetse n'aba ni unité spéciale ya Ibo, aho haje kuba hagenda hagaragara rwose amakamyo atari makeya, amakamyo asaga muri 5 yaje kuba yagenda azana abasirikare basanga n'ubundi abari basanzwe baharwanira. Ibyo ngibyo nibyo turize ko twagenda turambura n'ubundi muri aya makuru muri rusange, kandi turibuze kuba twabajyana muri ince za Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru, naho hakomeje kuba hagenda humvikana amakuru menshi agiye atandukanye kuri mirongo y'urugamba, aho rwose aje kuba hagenda hagaragara naho akaduruvayo ndetse n'ihwihwisa ry'uko izi ngabo zo ku ruhande rwa M23 zishobora kuba zagize gute. Hari bamwe mu basirikare bayo bari muri patro baje kuba bagenda baraswa n'ubundi muri rusange. Ibyo ngibyo nabyo nibyo turibuze kuba twagenda tugarukaho. Ese umuvugizi wa M23 yaje kuba yagenda abitangazaho iki, dore ko nawe yaje kuba yagira icyo abivugaho. Ibyo ngibyo nibyo turibuze kuba twagenda tubaramburira. Andi makuru turibuze kuba twagenda tubabwira rwose uburyo Perezida Tshisekedi yaje kuba yagenda akomanyirizwa n'igihugu n'ubundi bari bagiye bafitanye imikoranire, igihugu cy'umuhuza w'u Rwanda na Kongo n'ubundi mu bibazo bamaze igihe bafitanye. Iyo diplomasi yaje kuba yagenda igwamo agatotsi, aho uyu muperezida Joao Lorenzo yaje kuba yagenda rwose avuga amagambo atari meza kuri uyu mugenzi we wa perezida wa Kongo n'ubundi. Ibyo nabyo turibuze kuba twagenda tubigarukaho muri aya makuru yacu tugiye kuba twagenda turambura. Nyamuneka niba ari ubwa mbere wisanze kuri mirongo migari ya Irene Plus Info One, icyo nagusaba ni ugukanda kuri subscribe ndetse ukajya no muri comment section ukandikamo ijambo turi kumwe 5 kwa 5 ndetse ukajya no kora ku kantu kameze nk'igikumwe, nyamuneka ugakandaho kugira ngo tujye dukomeza kubana mu makuru yacu ndetse n'ibiganiro tugenda tukugezaho bihoraho bya buri munsi. Reka twanzikire amakuru yacu muri aka gace ka Minembwe. Akomeje kuba hagenda humvikana urugamba rw'imberenge ahangaha rwose. Izi ngabo za M23 ndetse na MRDP twirwaneho zaje kuba zakongera gukora agatangaza, zongeye kuba zagenda zirikoroza, zongeye kuba zakwerekana ko rwose ari intare za Sarambwe. Amadubu yaje kuba yagenda rwose abihurikiramo mu buryo butoroshye habe na gatoya. Tugiye kuba twagenda tugaruka ku rugamba rwaje kuba rwagaragara muri izi nce za Mikenke ndetse naho bise muri Bidego.
Nyuma y'uko izi ngabo zirwana ku ruhande rwa koalisiyo zije kuba zagenda zigaba ibitero ahangaha n'ubundi muri rusange muri izi nce za Mikenke zaje kuba zagenda zihatesekarira, nyuma y'uko izi ngabo za M23 zoherejemo amadrone akaba yagenda azirindimuramo n'ubundi amasasu atari makeya, haje kuba hagenda habipfiramo abasirikare benshi, haje kuba hagenda hagaragara mayiti zitari nkeya kuri uruhande rw'izi ngabo z'abawazarendo ndetse n'aba FDLR baje kuba bagenda rwose bagenzi babo bagenda batwara mayiti zitari nkeya. Amakuru atugeraho muri aka kanya cyangwa se amakuru tugiye kuba twababwira nuko zimwe mu ngabo zaje kuba zagenda zirokoka kuri uru ruhande ku rugamba rwaje rugaragara mu rukerera rw'uyu munsi kugeza mu masaha y'amasaa 9 z'amanywa. Urabyumva n'urugamba rutari rworoshye, n'urugamba rwaje kuba rwakomera kuko urabyumva rwaje kuba rwagenda rumara amasaha atari make n'ubundi muri rusange haje kuba hagenda hagaragaramo impfu nyinshi ndetse benshi mu basirikare bo kuri uruhande rw'izi ngabo z'aba FDL ndetse n'abawazarendo baje kuba bagenda babikomerekeramo. Nyuma y'uko abasirikare bo kuri uruhande baje kuba bagenda babikomerekeramo, umwe muri mu bajenerali bayoboye uyu mutwe w'abawazarendo yaje kuba nawe yabirasirwamo bikomeye cyane kugeza magingo aya ngaya, nubwo bataratumenyesha niba yaje kuba yakwitaba Imana, ariko amakuru atugeraho magingo aya ngaya rwose yaje kuba yagenda abikomerekeramo mu buryo butoroshye habe na gatoya. Tubize ko twagenda tubashakira amazina yiwe kugeza magingo aya ngaya ntabwo baratangaza ngo ninde, ariko turibuze kuba twagenda tubabwira uko bimeze mu makuru yacu ari imbere. Ni ukuvuga ngo ahangaha n'ubundi kuri uru rugamba rwaje kuba rwagenda ruba isibaniro muri izi nce za Mikenke, muri izi axe n'ubundi za Minembwe. Izi ngabo za M23 zaje kuba zakora icyo bise operation y'indimbura, aho zaje kuba zagenda zifashisha drone mu buryo butoroshye habe na gatoya, aho baje kuba bagenda barindimura ndetse banahabya mu buryo butoroshye habe na gatoya rwose amasasu menshi y'urufaya kuri izi ngabo z'abawazarendo zari zifatanyije n'ubundi n'aba ba FDLR bari bakoze icyo bise kwataka, nyuma y'uko mu minsi ishize twaje kuba twagenda tubabwira ibyaje kuba byagenda bibabaho. Hari urugamba n'ubundi narwo turuza kuba twagenda tubabwira uburyo bigiye byifashe muri izi nce za point zero, nyuma y'uko bamwe mu basirikare barwanaga muri izi nce za point zero bagiye bakubitwa inshuro, bakubitwa umugenda n'ubundi n'izi ngabo zo ku ruhande rwa M23 baje kuba bakora icyo bise nko kwisuganya cyangwa se kwiyegeranya bagana ahantu mu gace kamwe, aho baje kuba bagenda rwose bahurira n'ubundi muri izi nce za Mikenke ndetse no muri izi axe za Bidego n'ubundi, aho baje kuba bagenda bagaba ibitero n'ubundi kuri izi ngabo za MLDP twirwanaho zari zikomeje kuba zagenda nabo zirwana nabo n'ubundi muri izi axe, aho baje kuba bagenda babagabaho ibitero mu buryo butoroshye habe na gato. Nyuma y'uko izi ngabo zije kuba zagenda zikora icyo bise nk'ihuriro cyangwa se kwisuganya, zaje kuba zagaba ibitero nyuma y'uko murabizi mu makuru ashize cyangwa se mu biganiro twagiye tubagezaho muri izi nce za Mikenke ni tumwe mu duce izi ngabo za MLDP twirwanaho zari zabashe kugenda rwose zirukana n'ubundi izi ngabo zo ku ruhande rwa koalisiyo mu buryo butoroshye, nyuma y'uko bari baje kuba bagenda babirukansa bakabarenza mu misozi ya za Rwitsankoko ndetse na za Ruhinamavi. Byaje kuba byatera noneho kuba habaho icyo bise gutanga isomo mu buryo budasubirwaho cyangwa se gutanga icyo bise umurongo ntarengwa kuri izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, nyuma y'uko zije kuba zakubitwa ubugira kabiri ndetse zikanakubitwa ari nyinshi. Urabyumva zari zaje kuba zagenda zisuganya ku bwinshi zigana n'ubundi muri izi nce z'ahangaha muri izi nce za Mikenke ndetse na Bidego. Izi ngabo za M23 zifatanyije MLDP twirwanaho zaje kuba zagenda zihashya cyangwa zikubita izi ngabo n'ubundi z'abawazarendo ziziganisha zisubiza inyuma, ziziganisha mu nce zaho bise muri Fizi, nyuma y'uko izi ngabo zo ku ruhande rwa leta Kinshasa zibonye ko ibintu bikomeje kuba byagenda bihindura isura, bya ndavuga ngo uwakubanje yanagusubira rwose, zaje kuba zagenda zihindura operation yazo zigenda zigana muri izi nce aho bise muri Fizi ndetse no muri teritwari ya Baraka, aho bagiye bafite rwose ingabo zitari nkeya, nyuma y'uko zije kubona y'uko umusada cyangwa se kuba zagenda zitabarwa biri buze kuba byagenda bigorana cyangwa se biri buze kuba byagenda bitinda.
izindi ngabo zabo zari ziri aho bise muri point zero nazo zaje kuba zagenda zihahurira n'urwo bise uruva gusenya, nubwo ku ruhande rwa M23 baje kuba bagenda babakubita inshuro, ariko naho hari amakuru atari meza yaje kuba yagenda aturuka ku ruhande rwabo. Biravugwa yuko rwose kuri iyi nshuro cyangwa se kuri uyu munsi cyangwa se ku rugamba rwaje kuba rwagenda rubasakiranya muri aya manywa yo kuri uyu munsi kukika muri uyu mugoroba muri aka gace ka point zero, haje kuba hagenda humvikanamo rwose iyangirika ndetse n'iraswaho rikomeye cyane. Biravugwa yuko rwose ruhande rwa FARDC baje kuba bagenda barasa ibifaru bisaga muri bitatu byo kuri uyu mutwe wa M23, aho byaje kuba rwose byaraswa amakompora yo mu bwoko bwa RPG ndetse bikaza kuba byagenda binapfiramo bamwe mu basirikare bo ku ruhande rwa M23. Tutarabasha kuba twamenya umubare neza, gusa bamwe mu bataramu bacu bakomeje kuba bagenda baduhereza amakuru ari ku mirongo y'urugamba. Biravugwa yuko ku ruhande rwa M23 haje kuba hagenda habigwiramo abasirikare basaga rwose 15 bari batwaye bimwe muri ibi bifaru. Urabyumva naho ni ibintu bitoroshye habe na gato rwose kuri izi ntare za Sarambwe. Ibintu byongeye kuba byagenda bihindura isura. Izi ntare za Sarambwe nazo zaje kuba zagenda zikorwa mu majigo rwose n'izi ngabo zo ku ruhande rwa coalition n'ubundi muri rusange. Reka twigarukire ku makuru kandi yongeye kuba yagenda yumvikana muri teritwari ya Masisi, aho bise muri Warikare rwose ndetse na Maremo, naho bise muri Karembe hongeye kuba hakumvikana imirwano y'imberenge, hongeye kuba hakumvikana amasasu avuza ubuhuha, hongeye kuba rwose hakumvikana inkuru itari nziza nyuma yuko izi ngabo zo ku ruhande rwa coalition cyangwa se abasirikare baba FDLR bongeye kuba bakwataka ndetse bakanagaba ibitero mu baturage, aho rwose baje kuba bagenda bica muri bamwe mu baturage bagiye batuye muri utu duce ndetse batari bakeya. Kugeza amagingo aya ngaya tuvugana, abaturage benshi ndetse bamwe mu baturage baje kuba bagenda bava mu byabo, abandi bakomeje kuba bagenda bahunga bagana mu nce zaho bise muri za Mpeti ndaho bise muri za Minjenje. Aho ngubu kugeza amagingo aya ngaya rwose hari icyo bise imvuru ndetse n'akaduruvayo k'abaturage bakomeje kuba bagenda bavanwa mu byabo bitewe n'izi ngabo zo ku ruhande rurwana kuri leta ya Kinshasa, bongeye kuba bagenda bahuka mu baturage mu buryo butoroshye habe na gatoya. Kugeza amagingo aya ngaya ntago M23 iragira ikibitangazaho ndetse ntago iragaba ibitero n'ubundi kuri uyu mutwe, usibye yuko bohereje amadrone kugeza amagingo aya ngaya rwose agiye kuba yagenda akavaringa ndetse anarasana n'izi ngabo zongeye kuba zagenda zahuka mu baturage n'ubundi muri rusange. Ari indi makuru agezweho ndetse arimo aragenda avugwa muri Kivu y'Amajyaruguru, n'amakuru avuga yuko aba FDLR bari bakambitse muri parike y'Ibirunga, aho ngaha muri parike muri iyi misozi y'ahangaha mu birunga bya Nyiragongo. Baje kuba bagaragara cyangwa se nyuma yuko batangiye urugendo ruhunga ruva ahangaha n'ubundi muri izi nce bari bakambitsemo berekeza n'ubundi aha Warikare, hakomeje kuba hagenda humvikana imiduruvayo ndetse n'imvururu zo ku ruhande rwabo, bakomeje kuba bagenda bahuka mu baturage basahura ndetse banakora ibintu bitari byiza bica abaturage. M23 nyuma yo kumenya yuko bakomeje kuba bagenda rwose bamanuka Rusorongo baje kuba bagenda nabo bapanga icyo bise operation z'imbatura mugabo, ndetse kugeza magingo aya ngaya bamwe mu basirikare ba M23 amakuru atugeraho aravuga yuko rwose batayo zisaga muri 5 zaje kuba zagenda mu gusanganira rwose aba basirikare bakomeje kuba bagenda bamanuka bava muri imisozi miremire ya parike y'Ibirunga kugira ngo bagenda rwose bahangana nabo ndetse banahashya rwose duyi mu buryo bukomeye ikomeje kuba yagenda yirara mu baturage n'ubundi mu buryo butoroshye habe na gato. Reka tugaruke ku makuru nanone yongeye kuba yarikoroza ku ruhande rwa Kongo, amakuru atari meza rwose kubo bise Perezida Antoine Tshisekedi yongeye kuba yahura n'icyo bise uruva gusenya. Kugeza magingo aya ngaya umuhuza wabo ndetse umuhuza wahuzaga na guverinoma y'u Rwanda hongeye kuba hagaragaramo agatotsi katoroshye ndetse karaza kuba kagenda kavamo ibintu bitari byiza dukurikije ubusesenguzi. Kugeza magingo aya ngaya abakurikirana ibya politike y'igihugu cya Kongo ndetse n'u Rwanda birimo biravugwa yuko nyuma yuko uwo bise Jean Lorenzo perezida wa Angola aje kuba yagenda avuga yuko rwose
nyuma y'uko hagaragaye ingabo za RDF zifatanya na M23 muri aya mashyamba cyangwa se muri izi nce za Kivu y'amajyaruguru ndetse na Kivu y'amajyepfo, bikomeje kuba byagenda biba icyo bise kugorana cyangwa se hakomeje kuba hagenda hagaragaramo imibano itari myiza, ndetse n'ibyo bagiye bumvikana n'uyu perezida Antoine Tshisekedi yaje kuba yagenda rwose abyirengagiza, ndetse yaje kuba yanga kugenda abishyira mu gikorwa, akaba yaje kuba yahitamo rwose kuba yagenda asa nk'usesa amasezerano cyangwa se umubano mwiza cyangwa se ubufatanye bari bafitanye mu buhuza bw'ibijyanye n'umutekano ndetse n'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda, aje kuba yagenda abisesa. Kugeza amagingo aya ngaya Perezida Antoine Tshisekedi ntago aragira icyo bitangazaho cyangwa se hagira amakuru aturuka mu buvugizi bwiwe cyangwa se mu bunyamabanga bwiwe. Ubu ngubu biravuga yuko haje kuba hagenda rwose ibintu bihindura isura. Urabyumva neza rwose, iki gihugu cyangwa se izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, ibintu bikomeje kuba byagenda bihindura isura, ibintu bikomeje kuba byagenda bigorana, ibintu bikomeje kuba byagenda rwose bihinduka nabi, kuko urabyumva niba bumwe mu bufatanye bari bagiye bafitanye n'ibihugu byo muri Afurika bikomeje kuba byagenda bibisubira, ni ibintu bitari buze kuba byagenda byoroha rwose, kuko nk'uyu perezida Jean Lorenzo yaje kuba yagenda asohora rwose itangazo rirerire rikomeyemo ibintu byinshi bivuga yuko rwose uyu perezida Antoine Tshisekedi yaje kuba yagenda yirengagiza muri zimwe mu ngingo z'ingenzi zari zigize imikoranire ndetse n'ubufatanye bari bagiye kuba bagira mu buhuza bw'ububanyi n'ibihugu hagati y'u Rwanda ndetse n'iki gihugu giharanira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi muri rusange. Kugeza amagingo aya ngaya turuze kuba twagenda tubakusanyiriza ibiganiro cyangwa se amakuru avuga n'ubundi kuri izi ngingo z'ingenzi twaje kuba twagenda tubaramburira. Niba nyamuneka ari ubwa mbere wisanze kuri iyi mirongo migari ya Irene Plus Info 1, icyo nagusaba ni ugukanda kuri ako kantu k'inzogera ka subscribe, ndetse ukajya muri comment section ukandikamo ijambo turakumva neza 5 kwa 5, ndetse ukajyana no kuri ako kantu kameze nk'igikumwe ugakanda kuri like, kugira ngo ujye ukomeza kuba wagenda ubona ibiganiro byacu ndetse n'amakuru yacu tugenda tubagezaho bihoraho. Mbifuriza ibihe byiza, amakuru yacu nakagaruka duhure mu biganiro ndetse n'amakuru yacu ari imbere. Ciao ciao.